hari message Imana yaguhaye, hari ubutumwa Imana yaguhaye. Yego. Mu byo numvishe ngo nuko waje n'igitaraganya kugira ngo iyi message uraro yitambukije. Niye message Imana yaguhaye ugiye gutambutsa cyangwa Imana yagutumye kugira ngo abantu dushire mu ngenge. Umbaze. Ngiye guhanura ubuhanuzi nahawe, sibyo? Ngiye gutangwa message nahawe, mfite message zigera murenye. Urumva? Mfite message zigera murenye. Rero ngiye kubwira abantu kandi ndabizi neza ko hari ico Imana iri bukore. Yego. Ibintu ngiye kuvugira ahangaha nshobora kuba ntarigeze mbivuga ahangaha, ariko ibintu ngiye kuvuga ni message enye nkuko Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nabo rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera ko tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya nkaza ahandi hantu hasa neza, ahantu hameze neza, kongera kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi nabwo ndi nyine ndi kumwe n'umuvuga butumwa. Uyu n'umuhanuzi, aragaragara nk'ari mutoya ariko Imana iri muri we iratangaje. Uyu n'umwana mutoya ushobora kugusengera ugwara, ashobora kugusengera icyifuzo ufite kigakemuka, ashobora kugusengera urwaye ukaba wakira. Mbega sinzi ko nabivuga, nago ndi kumutakagiza. Imana iri muri we ize kwigaragaza. Uyu munsi nirinda kuvuga amagambo menshi, umwuka wera araza kubana natwe kandi araza kutuyobora. Niyo mpamvu ngiye kubanza kumwakira akadusuhuza, akibwira abantu badukurikiye neza bwa mbere, hanyuma ngaruke nshimira abantu badukurikiye dutangire. Murakoze cyane. Yesu nashimwe bene data. Amen. Ariko hari akantu twakoraga mbere. Sinzi ko numbyibutse. Kanyibutse. Manda twatera haleluya ni 3. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Haleluya. Amina. Mani go umugisha. Buriya izi haleluya hari igihe zirukanya abadayimoni. Wari ufite ideni akishurirwa, wari ubabaye, topestara bodusa agakorerwa imirimo n'iki. Nawe manzi ziteye. Nibitangaza. Haleluya. 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 Topestara bodusa Imana gutabare. Buriya Emi. Umuntu ari mu bitaro mbere yuko nivuga mu bitaro amanitse akaguru. Yego. Sibyo? Yego. Ariko Imana hari icikoza. Imana igumugisha. Hari umuntu dukurikiye ari mu bitaro, kamanitse akaguru tu. Dore aryamye nuko nuko gusa nyine umuntu uryamye mu bitaro amanitse akaguru. Yego. Imana dore kare karimo kanseri. Sibyo? Yego. Bari bagiye kugaca ariko kubwiza haleluya Imana hari icikoza. Imana igumugisha. Amen. Amazina yanjye nitwa Dushimimana Vincent Dawidi, warutsabye kwivuga nubwo mpise ni nkumwanya uri mu mavuta. Ariko nitwa Dushimimana Vincent Dawidi ku bantu badukurikiye bwa mbere. Abafite channel yitwa Vincent TV 8 Rwanda, abantu bagende badukunde. Buri abantu baje badukunda tukiriho, ibintu byo kudukunda twaramaze gupfa mu campostinga mwandikaho ripu, ibyo mubireke mudukunde tukiriho. Imana igumugisha. Mukunde Ndabirambiwe tukiriho, mukunde Yemi akiriho, muduhinda byo zacu, sibyo tubone naho tuzibika hakiri kare. Kuzaziduha twapfuye mukara muri dushyire imitima ngo mwadukundaga ntaco byadufasha. Bitwereke gukora subscribe. Baraziduha tukazibikanze imvura zinyagire cyangwa izuba ryaba ryinshi zikamara kabiri zapfuye kandi banaziguze. Nibaziduhe tuzishire mu nzu n'izina. Baziduhe tuzibike. Rero nyine baje batwereka ko dukunda batukiriho twari twapfa. Abantu benshi bapfa batabonye indabyo zabo, ariko twe muziduhe mukitubona. Wakomeza. Amen. Nanjye kanche bugufi nshimira abantu badukurikiye. Hari abantu baje badutera inkunga mu buryo bw'ingendo cyangwa se mu buryo bwo gushaka abakozi b'Imana, bakadushigikira akavuga ati ngiye kabashigikire urugendo rwo gushaka abakozi b'Imana, cyangwa se mwafashe umwanya wo kuzana abakozi b'Imana nimujye murugira ikibazo. Abantu twadushimira cyane, by'umwihariko mbonera gushimira umuntu wafashe uyu mwanya agakora subscribe, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Ngushimiye cyane wowe ufata uyu mwanya ukadutekerezaho ukemera kudushigikira ugakora subscribe. Uri umugisha udasanzwe, uri impano Imana yaduhaye idasanzwe. Niyo mpamvu ngushimiye cyane. Hari n'umuntu dukurikiye bwa mbere wifuje kudushigikira bitewe n'uko nadukunze cyangwa se kunze ijambo ry'Imana niba kamana biri muri twebwe ku isi yose muri rusange, ukaba ufuje kudushigikira ukoze subscribe. Reka tuguhereze iminota 2 ubanze uyikande nawe tugushimire kimwe n'abandi. Imana iguhereze umugisha kuba wemeye kuyikora cyangwa se kuyikanda, wemeye kuba umunyamuryango, wemeye kuba inshuti yanjye, wemeye kuba inshuti y'umuvuga butumwa, inshuti y'umuryango wa Ndabirambiwe TV. Turi benshi dukungaho kandi ntabwo
twanga abanyamuryango amarembo yacu ahora afunguye kugira ngo nawe winjiremo tube inshuti cyangwa se ubumwe natwe. Imana igumugisha ndagushimira ibwe ku mutima, ntabwo ndavuga byinshi, ibyinshi umwuka wera araza kubigaragaza kandi araza kubyikorera kubera ko ari muri twebwe. Dawe gahunda nende gutangira dusenze, ariko mbere y'ibyo ngibyo reka nkubaze kakana. Hari message Imana yaguhaye, hari ubutumwa Imana yaguhaye. Yego, mu byo numvishe ngo nuko waje n'igitaraganya kugira ngo iyi message uraruyitambukije. Niye message Imana yaguhaye ugiye gutambutsa cyangwa Imana yagutumye kugira ngo abantu dushire mu ni mu ngenge? Umbaze. Ngiye guhanura ubuhanuzi nahawe, sibyo? Ngiye gutangwa message nahawe, mfite message zigera muri enye. Urumva? Mfite message zigera muri enye. Rero ngiye kubwira abantu, kandi ndabizi neza ko hari icyo Imana iri bukore. Yego. Ibintu ngiye kuvugira ahangaha nshobora kuba ntarigeze mbivuga ahangaha, ariko ibintu ngiye kuvuga ni message enye, nkuko ndikubwiye ni message enye. Ya mbere ni ukuvuga ijambo ry'Imana, ya kabiri ni iy'umuntu, ya gatatu ni iy'igihugu, ya kane ni iy'abantu muri rusange. Yego. Sinzi niba twatangira. Ni karibu Imana igwereze umugisha no kubanza gusenga. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose, uri Imana ihagije mu butware, witwa ndiho niryo zina ryawe. Tope star bodo sign mandora bodo tai. No mpamvu bo waturinze ukemera ko tuba turi ahangaha uyu munsi. No mpamvu dusabye kugira ngo twemerere mu izina rya Yesu. Mwuka wera ganze kuri twe, mwuka wera gendere muri twebwe, mwuka wera avugire muri twebwe. Umwuka wera tope star bodo sign atuyoboye muri iki kiganiro, abari n'abadukurikiye, avugane n'abadukurikiye mu izina rya Yesu. Reka ya magambo, rekira ubuhanuzi, reka tope star bodo sign mandora bodo tai, byose biri mu mugambi wawe. Urakoze bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Abafilipi 4:19 hatubwirije amagambo meza, aravango Abafilipi ibice 4 umurongo wa 19 haranditswe ngo kandi Imana yanjye izamara ubukene bwanyu bwose kuko ubutunzi bwo bwiza bwawe buri muri Kristo Yesu. Ufite ubukene umaranye iminsi, ufite ubukene ugendana, ufite ubukene utabwira abantu, ufite tope star bodo sign, ushobora kuba ufite ubukene bw'inzara, ushobora kuba ufite ubukene bw'uburwayi, ushobora kuba dukurikiye ufite ubukene butandukanye, ariko uyu munsi tope star bodo sign ndakubwira aya magambo, Imana yanjye igiye kukumara ubukene bwawe, ubukene wari ufite, intege nke wari ufite, tope star bodo sign Imana igiye kukumara ubukene. Uyu munsi message ya mbere ngiye guha message wowe udukurikiye, uri mu bitaro, urarwaye, yego urwaye kanseri mu ibere ry'ubumoso, uri mama udukurikiye uri mu bitaro, hari abadukurikiye bari CHK akaba arwaye kanseri mu ibere ry'ibumoso, ariko Tostar bodo sign mandor do sign na bodo tai, Imana ivuganye nanjye uyu munsi irakubwira ngo Tostar bodo sanctions, nubwo maranye ikibico kibazo igihe kinini, nubwo imyaka itambutse ari myinshi, ariko Imana ivuganye nawe ngo shima Imana kuko iyo kanseri urayikize. Tostar bodo sign lelebo Jesus do sign, warasenze ndetse n'abaganga bananiwe kugira ico bagukorera, ariko Imana ivuganye nanjye uyu munsi ngakira gukira mu izina ryayo. Repostar bodo sign ngakira gukira. Uradukurikiye urimo amadeni wabuze ubwishu, ariko tope star bodo sign Imana yavuganye nanjye ngo uyu mwaka utararangira babagiye gusohora mu nzu, ariko tope star bodo sign Jesus do sign mandora bodo taini na bodo sans, Imana ivuganye nanjye ngo akira ubutabazi, akira tope star bodo Jesus do sign mandora bodo taini, akira repo star bodo sign rebo Jesus do sign, akira igitangaza mu izina ryayo. Uyu mwaka utararangira Imana igukorera igitangaza, uyu mwaka utararangira rerebo Jesus do sign Imana igutabara. Ubundi buhanuzi nifashe ku mutima, nubwo igihugu cacu mfashe ku mutima cyane. Buriya iyo umuntu agiye kuvuga igihugu kiba cyaramubyaye kikamurera, agomba kwifata ku mutima kerekana ko ibyo bintu biba byanababaje cyane. Uyu munsi nsabye abantu mwese abanyarwanda musengeshe umwuka iteka, musengeshe umwuka iteka, mugendere mu mugambi w'Imana kugira ngo Imana izibahagarareho, Imana izihagarare ku banyarwanda, Imana izihagarare ku bari hanze, Imana izihahagarare. Kuko hari ibintu Satani ashaka ko u Rwanda rujya mu icuraburindi, ariko uyu munsi ndabwira abanyarwanda mwese ni musenge.
nubwo satani ashaka ko mujya mu icuraburindi topestara bodo sayini mandura bodo tayinira bodo sanse buri wese asenga atisengesheje buri wese asengere mu kuri no mu mwuka repostara bodo sayini buri wese asengere mu kuri no mu mwuka buri wese agendere mu mwuka w'Imana neza buri wese avugane n'Imana neza buri wese agendane n'Imana neza ibi bintu abantu topestara bodo sayini mandodo sayi buriya ndababaye cyane ngenda babaye mbabajwe n'ibintu bitatu birahangaha mbabajwe n'abantu bari kugenda baba Kristo o kugira basenge kugira ngo Imana itabare aho ugasanga bari gusenyana ibyo birambabaje cyane ikindi kiri kumbabaza muri iyi minsi ndikubabazwa n'abantu bari kumva ibintu bikomeye aho kugira basenge ahubwo bakaja gutukana ku mbuga nkoranyambaga ibyo nabyo biri kumbabaza muri iyi minsi ndikuburebesha amaso yanjye bikambabaza cyane ikindi burandi kubabazwa n'abantu bari kugendera mu matiku bari kujya gusenyana bari kujya gusebanya abo bantu ibyo bintu babireke igihugu cyacu dusenyera umugozi umwe dusenga Imana abakristo dusenge abahanuzi dusenge bavuga butumwa topestara bodo sai dusenge kandi dusengere mu kuri no mu mwuka yego wakwiyoberanya umwaka wa mbere ukiyoberanya wa kabiri ukiyoberanya ariko Imana niyiyizira topestara bodo sai kwiyoberanya kwe kugiye gushirwaho iherezo wa muhanuzi we uri kuvuga Imana iravuze itavuze uri kuvanga amagambo y'Imana agiye gusohora atavuze topestara bodo sai relebo jezido sans mandora bodo tai wowe uri kuvuga ayo magambo Imana iravugana nawe uyu munsi hinduka uvuga uko Imana ivuze hinduka uvuga uko Imana ivuze hinduka uvuga uko Imana igendere muri wowe kuko Imana yashyize amagambo muri wowe hinduka bari byo uvuga hinduka ubushake bw'Imana bukorere muri wowe topestara bodo sayini relebo jezido sanse topestara bodo sanse jezido sayini mando dotayinira bodo sayi uyu munsi nzanye ubuhanuzi buvuga ngo igihugu cyacu tugisengere Imana iturinde icuraburindi igihugu cyacu tugisengere topestara bodo sanse jezi tugisengere nubwo ari byinshi biri kuza hari byinshi biri kuvugwa ariko tugisengere kugira ngo Imana iturinde n'inzara buri Imana iturinde inzara kubera ko natwe tudasenze twacogora tukaba nk'abandi Nineve hamenye ko hagiye kurimbuka byagenze bite barasenze iminsi 40 Yona yaranakwepye ndetse Yona yarakwepye aje mu nda y'urufi aravango ngewe ntibibaho sinajya kuburira abantu b'Nineve kuko arega buriya abantu b'Nineve uzi impamvu Yona yanze kubibabwira Emi nuko Yona ntago yari uw'Nineve yari umwisirayeli ariko arareba yabona Imana iri kumutuma ku manzi babo aravuga ati yo kujya aje kubwira bari abantu nanapfa muri abanyarwanda dufite ikintu kizima ko mu gihugu cyacu dufite abahanuzi baduha amakuru buriya kuba dufite abantu baba mu isi y'umwuka bakatubwira aho isi y'umwuka igeze buriya ni iby'agaciro gakomeye cyane ni iby'ingenzi bikomeye cyane kuba tubafite topestara bodo sayini batubwire by'umwuka w'Imana batubwire isi y'umwuka ibyo ni iby'agaciro gakomeye cyane kubera iki bikomeye buriya hari abantu Nineve hari harabuze umuntu wahaburira ariko Imana ibibwiye nayo naravuga ati ngiye nanapfa aho kujyanje kubibabwira napfa ariko njyewe kugira mfe nzabibabwira aho kugira mfe nzababwira umugambi w'Imana nzababwira amagambo y'Imana ntago bizansaba kujya mu nda y'urufi ngo urufurumanze runduke oya ahubwo ngomba kubabwira ubushake bw'Imana Imana ibafiteho byaba bishoboka mugahinduka mwabyanga ingaruka mbi zabazaho ntimukarenganye Dawidi umuhanuzi w'Imana uyu munsi ndakubwira ngo senga usenge ufata amasengesho yawe usenge ku giti cawe amasengesho asengaga rimwe usenge kabiri ayo wabwirizagamo ubwirize kabiri ibyo wavugaga ubikwe kabiri kugira ngo umwuka w'Imana agendere muri wowe mwirira ngo ikibazo cy'ibindi bintu ahubwo musengere igihugu cacu kugira ngo uyu mwaka udusiga amahoro nundi uzaza udusiga amahoro kuko tudasenze nge ndabivuze hano ngaha ntabwo bamfite ariko tudasenze twacogora tukaba nk'abandi tukajya mu icuraburindi abantu bakuru tuba turi kubwira sibyo rero ndakubwira aya magambo nitudasenga tuzacogora tube nk'abandi sinzi niba ari ikintu urambaza 0782 40 32 45 ikintu nasaba abantu bayihamagara hari igihe uyihamagaye nticemo baye byiza wanyandikira kuri WhatsApp ariko utanayifite saa 2 niho mba mpari z'umugoroba buriya hari igihe umunyandikiye arambaza se amuri kuvuga umuntu abanza bandikire kuri WhatsApp utayifite ntayemerewe gusengerwa
oya ushobora kunose bwa yirebe muri televiziyo yaguhamagara kuri televiziyo nyine no kuvuze ngo icyo yakurebeye ugahora ijana guhamagarira oya ahubwo ikindi nyine uje umpamagara ukoresheje telefone yawe ariko 2:00 z'umugoroba numpamagara ku manywa sinkwitabe ntuzagire ngo sinabivuze muje muri kuri kiganira pana kutisha ukakuramo nimero amagara nta kwitaba ngo Dawidi ngo wanze kunyitaba oya mba mari 2:00 z'umugoroba mba ari 2:00 z'umugoroba mari ubwo niyo numpamagara 12:00 sinzakwitaba ubwo gahunda niyo ngiyo hari ikindi reka dusinge Mana mu izina rya Yesu uri Imana nziza uri Imana ifite imbaraga urebera hose cyarimwe nyemerera ubane n'abanyarwanda ubane n'abantu batandukanye topesta arabodo sayini mandura bodo tiny lebo Jesus do sanse mandura bodo tayiri na bodo sanse nyemerera umwuka wera topele bodo sayini la bodo sayini la bodo tala bodo say lebo Jesus do sayini urebe amaso y'imbabaza turebeho mwuka wera tugote mu izina rya Yesu amen.